basha kubikora no n'ikindi kintu ariko rone ko batabafaranga aracyari make rone batanga anza wumve ati uyifate nk'akazi gasanzwe hirya yo kuvuga ngo wenda nabahanzi wumve nk'abakozi mu kigo gifite abakozi 100 abarimo abadeje abarimo abareceptioniste abarimo abakora amasuku hakabamo abasiwo hakabamo kandi aba specialist ubwo wumve ati rero nk'urwo rwego nibwo uzumvamo ko umuhanzi w'umuspecialist adinga miliyoni 40 bitaramo bizenguka igihugu umuhanzi w'umureceptionist adiringe miliyoni 4 umuhanzi w'umumanager adiringe miliyoni 6 umuhanzi uri hagati uko wowe urwego rwawe n'ubushobozi ufite mu mufuka wawe n'uburyo ufite skills ya bargaining n'igikundo nibyo bikugenera amafaranga umushora guha kuko ntago ari impuhwe bari abantu ntago bari inshuti kiretse nka Melody gusa wenda ni uvuga uti Mushema Joseph warakoze wamuye akazi n'uracyakama ubu ngo urumva ni inshuti kandi amuha akazi kandi abari tayari igihe cyose amamagaye barabanye aramwitaba ntabushari n'ukubwira ati bubu aranyemera arabikubwira kuko ubushari ufite performance yihariye kandi ari na fan nyine urebye ubuntu ko ari entertainer mwiza dufite mu Rwanda bakubwira ko bamwikundira n'abandi Kenisora arubatse n'umugabo wubatse izi amaze kugira izina no mu video director hirya yo kujya muri show umuhaye amafaranga make adashaka yakweditinga video ari ku mashini ubuzima bugakomeza cyane kabisa dogiye kuri Junior Giti yasobanura filime akazishyira kuri gitinet.com akazicuruza sibyo ugiye kuri hari bwiza n'umuhanzi kazi ubyarangiye afite meshi yamamaza simuze ziriza amafaranga Claude uje furazi kudiringa yabona akazi kenshi bivuze ngo rero ku mafaranga umuntu bavuga ngo bahaye n'icya nikize uzanasanga umuntu kubwira nk'ibyo bintu ataza amafaranga baba ari speculations umuntu arabyuka akavuga ibintu adafite fact naza amafaranga ariko umuntu yagwa amafaranga make wakwambara kuriya tuvugisha nyine ukuri tujye mu buryo bwa reality ubu ngewe najya kwambara imyenda ya miliyoni ngewe 50 ku kwezi nese nayakurahe none se wazagiye ukodesha imyenda nibura ko yangise kumva amafaranga baguca once rimwe byonyine ari trial noro nkingi uyifata ntiyabwiza uyimana nk'icyumweru none se iri ya myenda amafaranga tangangana gute ahubwo ikindi kibazo ni kimwe urabona ababyenyi babwiza kuntu bambaye ntibadodesheje biriya byose yagisasiga afite capacity yo kuba yabidodesha none se ya myenda iri ukwidodesha 20 uko wambara ihagaza ngahe 200 yose hamwe cyangwa imwuma nyine kuvuga ngo waye 200 none se ya myenda iri mangahe wenda ararenga bro none se umuntu aguma 200 ukadodesha kuri 200 waba uri umukora bushake cyangwa uri umukozi wa Croix Rouge nyine nagama 200 buriya bwiza yambaye angahe ararimo nka sense ubaze kubizi ko kwambara bihenda saro yabwize ihagaza ngahe saro zirahenda inkweto yambaye so umuntu yogosha ku mafaranga rero 1000 muri quartier azahita kubwira tumanze wa 500 cyangwa 100 ntazi saro ziri professional urabizi yara mu gikupo ko kuguconga ni 5 byo uzi hose kabisa none se kuguconga ni ibintu byadanye sama sabona nge bagucongamo ngayi bazi gukora imisatsi ya bwiza nangaye imisatsi ya bwiza nangaye imisatsi ya Bruce Melody nanga ese wajya gukoresha imisatsi ugatanga 200 cyangwa 50 wahawe ubusa bishoboka none se barababyinnyi bangana kuri wabategera ukabajyanira bavu wahawe ubusa ubwo wari ukora umuziki w'urukundo kandi ntabwo wakora umuziki w'urukundo wakora umuziki wa business oya umuziki w'urukundo ntabwo ngo ariho tugikora ubwo umuziki hari amafaranga abantu babwira bavuga ibyo ntabwo baba bafite imibare ifatika kuko hari nta muhanzi bategeka amafaranga kuko hari abanzi bishakeneye akazi urabizi neza urumva umuhanzi ni ureba akavuga ati njyewe nkurira yanga yabyanze bikunze n'utaya biri yanjye niba bikunda kuko tuzi abatayemera urabizi barahari cyane rero abayemera nuko baba bahura n'ibyo begzija ko biri muri contract zabo exactly so twafikaruka nyine umuntu umenya amafaranga ko ari make cyangwa ari menshi ntabwo nakumenya nako amafaranga yembwa ari make cyangwa ari menshi ntabwo nabimenya we ibyo ukeneye nibwo buzakubwira uti ibyo ukeneye venke byo uzamenya ko amafaranga uhembwa ari make cyangwa ari menshi ujye gushaka waguha menshi ntabwo wamenya ngo umuhanzi aya mafaranga bamahe tuvuge wenda case study ya miliyoni 6 n'urugero ngo ni make gute se uragira nka acangaye uziyakeneye uzisakene yangaye uri shuwa
none ko ari kugenda developing atera imbere ugaye gutera imbere ku mafaranga make ni hatari cyane gusa reka tubanze kumva abahanzi nabo tuzaza ko tubigarukaho ikintu twashimira Bobo nuko nyine abasha gukora ibitaramo kandi bikaba bibaho bikaba bihoraho niba haraje guma ikarangira ibindi bikaza nabyo bikaba bigikomeje ntago ari bishobokera buri wese ko arabashe kubikora kandi akaba hatajya n'undi muntu uza kumukompeta nuko bamwe babitinya ariko yarabikomeje kandi arabikora irakomeza uko wavanamo amafaranga kuki nta wundi ubigerageza amafaranga arimo kurumva aza kubitegura we yamaze kubona amafaranga ye aye aba yamaze kuyasevinga byarangiye bimenye ni utari bimenye ko business nziza cyane ikintu cyo kibaho ni gushaka abaterankunga kandi bakaza n'abaterankunga nabo babizamo nazo mbona na RIB nayijya ku muri bitanambe none kukijya gutanga y'ubutumwa n'iki byose kandi amafaranga bigomba kwishura none bigomba kwishura kwaje muri business ishobora kumufatanya bikorwa okay kubera ko nayo igira uruhare mu kugira ngo bigende neza nuko yabonye umumaro w'ibyo bintu nuko ibona iyo audience yikeneye kandi urumvishwa no koza cyane ujyanye n'umutekano nususu tuyambaza urumva rero ko tuyambaza cyane so reka twumve mu bahanzi babyitabiriye tumenye ese ibi bitaramo byabunguye iki cyangwa se bo basigaranye iki ku mifuka yabo n'iki bungutse muri ibi bitaramo bimaze iminsi bahugiyemo ubundi tugaruke mu kanya gato cyane duhere kuri Krisizi Bwiza Bushari bro turahera kuri inde kaduhere kwatangira Rubavu yitwa Ruti Joel ni watangiye hariya asusurutsa nyine bitabiriye ibitaramo ubundi turagenda twumva umwe ubundi tugaruka nuko byo yavuze iminota yacu iracyahari cyane namwe muracyahari namwe mugeze ibitekerezo byanyu biciye kuri nimero nabwiye ndetse no kuri WhatsApp turahari cyane no kuri YouTube turahari ni So TV and Radio official turahabaye cyane so ingiya cyari Isibo Radar show ya mbere y'umujyi ni yingiye na handi uza kuri byiza uretse ahangaha buri munsi na buri kanya Isibo FM inyungura ubwenge Isibo Radio 98.7 ndanezerewe ni byiza abakunda umuco bose sinabasebeje n'abatawukunda babonye ko bahunze bafite amakosa tugomba kubafungisha yego akarere ka mbere kantunguwe ni Rusizi aka kabiri kantunguwe ni Akadimu ntabwo nari nzi ko aha hani hafi imipaka ntabwo nari nzi ko abantu baha akenshi baba barakiriye umuco w'abaturanyi ariko kuba babasha kumva indirimbo zanjye nkaba babwira ibya gitore bakabyumva urumva nyine ubutore buraganje ni ibintu by'abantu b'intwari nyeretse urwego ngezeho rw'imipafomingi niko navuga biri mu ngamba uyu mugabo azi kwivuga bya gisirimu kandi ndamukunda ko ni inshuti yanjye ibindi simbizi ariko ni inshuti yanjye imbere cyane n'ingoma nziza yitwa Ndabarasa oya ntabwo byaba ni n'ubwa mbere nkoranye na Ruti rero byari pressure kuza nyine urumva ni na experience yindi itandukanye ni n'indi image umuntu aba ari kwerekana yuko rap n'ahantu bitandukaniye na gakondo ushobora no kwivuga muri gakondo nyine byose bikavamo Isibo Radio 98.7 ngo ni Ruti Joel umaze kumva garuka kuri ibitaramo bye cyangwa se n'inyungu yamaze gukura muri ibi bitaramo cyane ko n'ubwa mbere yitabiriye ibitaramo bizenguruka igihugu avuga ati namaze kubona ko nyine abakunzi ba gakondo ntago nabatengushye nahanyuze neza naserutse neza cyane ibitaramo yaserukanye n'abarimo ibihame by'Imana bamufasha muri ibi bitaramo kuva mu karere ka Musanze ntago yari ahari ahubwo yatangiriye Gicumbi n'atangiriye ubundi bose abyitwaramo neza cyane nyine agwamo neza cyane birumvikana binagenda neza cyane afata yitwaye neza ndetse yabashije kubona ko yanjyana nyine ya gakondo ikunzwe ni ibintu byamweretse atari kuzabona yatabasha kwitera ibitaramo ni inyungu yakuyemo nk'uyu muhanzi iyo ni ya mbere indi ya kabiri yabonye ko yatunguwe no kubona uburyo Rubavu na Rusizi ndetse Rubavu na Rusizi baramutunguye cyane bitewe n'ubyo bamweretse urukundo bakunda injyana gakondo kandi nago yarazi ko ibyo bintu babifitemo
i Rubavu nabonye yari yaherekejwe n'abarimo Ikirezi Deborah n'umukobwa wa Masamba nawe yari ahari ndumva rero nabashije kubona ndetse na Kenike Shatu tumaze kubona bari kumwe kuri stage bamuherekeza bari kumwe cyane bumvikana ko bafitanye n'indirimbo banaririmbiye hangaho mu karere ka Rubavu kuri Ruti ubona ko yamuvoma cyangwa se umuziki we no kumenya uko ataramira abantu n'ibijyanye no kwaguka mu bijyanye na muzika ye yarungutse cyane kurusha abandi bahanzi bose. Ruti Joel urebye ni umuhanzi urimba umuziki wo hambere wa gihanga bivuze ko byanze bikunze ni n'ubwa mbere byari bibayeho ko bazengurukana n'abantu bahanzi kuko ushize ahubwo habayeho final edition bahabwa akazi Cecile bahabwa abo muri gakondo Cecile mama Cecile n'abandi bakora gakondo na Suzana Nyambo Sofia na Suzana n'abandi ariko na Jules no novela rya bijya mu bitaramo inshuro nyinshi rero urumva kuba baributse gakondo niswa cyane kuko ntago mu ntara bino bitaramo abantu babo bari bamenye no muziki ya gakondo kandi Rutujura yakeneye experience ya performance gukora umwanya ungana kuri agakora abantu bangana kuri ya communication akana communicatingana nabo kubaha muziki wa kinyarwanda kuko ntago bagomba kumva R&B na hip hop na kinyatrap gusa banakeneye n'umuziki wa kinyarwanda habarimo abana muri bari abaza kureba muziki baza kureba bitaramo cyasubyiruko ruzaba bahanzi abangaba ajya hitamo batigiye uyu niro umudo wanye cyanda abona umuziki akora wabonye ko ejo bundi yarafite inkoni kuri stage inkoni ni kimwe mu bintu abanyarwanda bo hambere bitwazaga mu muco nyarwanda gutwitwaza inkoni byabaga biri mu muco nyarwanda urumva abari marazana ibintu bya kinyarwanda akabishyira mu rubyiruko rutabimenyereye umuntu wifite smartphone yiwe yagiye muri Saraka Defiriza yambara inkweto nziza kumva ko afite inkono urumva ntago yapfa kubyumva ariko abari marazana ya mateka wa muco wo hambere ubona ko bafite inkoni bose ni umuco nyarwanda kwitwaza inkoni byari umuco nyarwanda n'ubu ntago byacitse byashoboka urumva we agenda azana ibintu bishyashya kandi birakenewe cyane hari n'igihe bazabona bakina igisoro kuri stage ashobora kujya guperforminga akazana abantu bakina igisoro abasimbuka urukiramende ni concept yazana kandi karyoha cyane ariko kuri Ruti John impanya karumwe mu bantu bungutse cyane kurusha abandi bahanzi bose urumva nka Ruti yakoze itaramo cye cyambere muri Ntare Conference Arena kigenda neza yagiye ataramira hano n'icyo cyatandukanye ariko we n'ubwa mbere bashije kuzenguruka ituturere twose aririmba uyu muziki we utamaze imyaka myinshi nta myaka myinshi amaze muri uyu muziki ariko nabashije kwiyerekana no mu ntara zose urumva ko rumwe bahanzi babyungukiyemo cyane bitandukanye n'abandi Bruce abinyuzemo Chris binyuzemo Bwiza binyuzemo mwaka ushize nanone n'ubwa mbere agiye muri bitaramo bizenguruka igihugu n'abandi we numva n'inshuro ye ya mbere ubona ko nyine byamuhaye indi experience atarafite ndetse nawe ubwo aravuga ati kumbe bya bintu nkora bigira nahangaha urumva ko yanungutse cyane bitandukanye n'abandi bahanzi we inyungu agarutseho cyane niyo ngiyo avuga n'uburyo nyine umuziki yabashije guhagarira neza abari muri uyu muziki cyangwa se uyu muziki gakondo nkuko bamwe babigarukaho n'ababukurikira babigarukaho cyane siwe wenyine hari n'abandi uyu nguyu nawe yitwa Kenny Soul we yakuye minsi yungutse iki nawe reka tumwumve ubundi tugaruke mu kanya gato cyane kuri Isibo FM 98 n'ibice 7 of course your best radio station reka twumve Kenny Soul tugaruke mu kanya gato cyane nawe twumve icyungukiye muri ibitaramo bijya ku 8 Isibo Radio 98.7 bo abanyarubavu dusanga tubizi ko ari abatwitse cyane n'ubu batwitse ariko sinzi ikintu babaye mu ntangiriro nabonaga bashaje ariko mu ukuntu dusoje byari sawa cyane ngenda bikunze kabisa ndabashimiye mbivanye ku mutima.